nimujye muri biriya ko mbanza kureba ibintu bakunda. Iyo kubagana ibintu akunda kubagana, nabonaga akunda umubyeyi, namara kubatega amatwi bumva ibyo bababwiye babiyungura, bavuga ngo ibi ngibi nanjye ndongeraho ibi byanjye, ubundi ntibake igitekerezo. Rero abana bakwiriye kumva no kumvira, kuko kumva ni kimwe, kumvira ni ikindi. Umwana ashobora kukwitaba, kumuhamagara akakwitaba, ariko wamubwira atakora icyo wamubwiye akaba yakumvishe ariko atakumviye. Aho rero ndasaba abana ko bajya bumva ababyeyi kandi bagahindukira bakanabumva. Kubyara ni kimwe, kurera ni ikindi. Turabyara ariko dufite n'inshingano yo kurera. Ntabwo ari byiza ko tubyara abana ngo igihe dufite ubushobozi byadukundiye Imana yabidushoboje ngo dutume bazerera ku gasozi. Rero numvaga ari inshingano yanjye kubikora, gerageza uko imbaraga zageze. Reka mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana mwe mudukurikiye kuri Iris Rwanda TV, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, by'umwihariko mwe mudukurikira muri mu mujyi rwagati wa Kigali n'abari hakurya y'amazi magari. Reka mbasuhuze ingabo z'u Rwanda mu gucunga umutekano muri hano mu gihugu n'abari hanze y'igihugu, abari muri Amerika, Australia, Burayi n'ahandi hose, mbahaye ikaze, mbifurije amahoro y'Imana. Nakiriye umupapa hano agiye gutangira atubwira amazina ye kugira ngo yibwire abadukurikiye kuri Iris Rwanda babashe kumenya ngo ni muntu tugiye kuganira. Icya mbere tugaye ikaze. Murakoze cyane. Nitwa Bicahakomeye Elifazi. Nkaba naravukiye i Muhanga, hari mu majyepfo. Ubwo rero hahoze ari komini Nyakabanda, ariko ubu ni Muhanga, umurenge wa Nyabinoni. Hariya buriya niho haba ADPR Nyabinoni cyane na ADPR Nyakabanda? Hari ADPR Nyabinoni, ariko buriya bageze bahuje icyari Nyamabuye na Nyakabanda biba akarere ka Muhanga. Ngira ngo urabyumva neza. Rero hari hafi y'amasangano ya Mukungwa na Nyabarongo. Naho ngaho mvuka. Byiza cyane. Hariya Muhanga ahahoze ari Nyabinoni cyangwa se Nyakabanda, ahantu hari abanyakabera bazi. Abanyakabera bari abantu basenga n'abanyakabera, basengaga baturutse hirya basengera za Muhanga b'abagore gusa. Hari abo ngabo ni hirya kure, kuko buriya Muhanga igihe nk'agahuruture, ku buryo uturutse mu mujyi wa Muhanga uzahara ku masangano ya Mukungwa na Nyabarongo ni harehare cyane. Ubwo rero aho uvuze ni mu gice cyo hirya, ni hari hafi ku buryo twageraga mu isoko rya Vunga bitatugoye. Ni ukuvuga ngo uyu muhanda uhuza Vunga na Muhanga, umanutse Nyakina Muhanga ugafata Vunga, ugafata Rubagabaga, Satinski, ukajya Ngororero, ariko twebwe tugiyeyo ahubwo duhita twambuka amazi tukajya hakurya gato muri Muhanga. Ni kuri Nyabarongo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yemeye ko uyu muhanda bazawukora, bagiye gushyiramo kaburimbo cyane. Buriya na kera n'imodoka zose zanyuraga zacaga hariya zikajya Gitarama, yitwaga Gitarama. Baravuga ngo dukeneye ubugari bw'Igitarama. Yego, ubugari bw'Igitarama aracyabaho, buracyabaho, ariko ubu ngubu ntabwo bukiri original kuko haje indwara, imyumbati ya mbere irapfa, bazana indi mishyashya, ya indi nyine ishobora kubyara umusaruro mwinshi. Ubwo bazanye nyine ya indi ibyara umusaruro mwinshi, ariko mu buryo kumva ni gake, ariko nta kundi byagenda. Nicyo gihe tugezemo. Seti rero umuntu ukumvishe bwa mbere hano, umupapa w'abana bangahe? Ubu ngubu abagabo hari igihe umugabo ajya kuvuga ati mfite umugore umwe, akaba ari uw'isezerano afite n'abandi. Nari mfite abana bane, nari mfite abana batanu, abahungu bane n'umukobwa umwe. Umukobwa aza gutaha yitaba Imana, hasigara abahungu bane nibo mfite. Buriya rero uwo mukobwa agihari Seti yari uwa gatatu, ariko uyu munsi ni uwa kabiri kubera ko umukobwa atagira. Umukobwa niwe ari imfura.
ubwo hari umuhungu mukuru Seti akaza ari uwa kabiri n'abandi babiri bari inyuma ya Seti. Okay, tugiye kuba tuganira rero cyane, turaza kugaruka mu kiganiro cyacu kuri Seti. Mumaze iminsi mwe mudukurikiye mubona filime nyarwanda zitera imbere ku rwego rwo hejuru, mukabona sinema nyarwanda ziri kuzamuka, mukabona ba Kiramani, mukabona Nsabi, mukabona Bijobija. Ubu noneho Nsabi na Bijobija ni abakinnyi ba filime. Amajyaruguru havutse hakuriye impano muri sinema nyarwanda. Umugabo witwa Seti, amazina y'ubundi ubwo wamwitiriye izina ryawe no yitwa Niyibizi Seti. Niyibizi Seti ni nk'umwana wa kabiri kuri wowe. Ni muntu ki nawe yavukiye Muhanga, byagenze gute? Niyibizi Seti yavukiye Muhanga ariko akurira i Musanze. Ni ukuvuga ngo yamaze imyaka 3 gusa i Muhanga, ubundi duhita twimukira i Musanze. Hanyuma akurira hano mu mujyi wa Musanze. Ava kurya nyakuza ry'imyumbati, yakuza ry'ibirayi, yakuza ry'ibirayi, arya agaceri n'utundi. Turagara n'imyumbati ajugunya Muhanga. Ubwo rero ariko mu mabyiruka ye nabonaga ari umwana ushabutse, atari wa wundi ubaza izina ngo aceceke, atari wa wundi ubaza ikibazo ngo arekere, yaba akizi yaba atakizi yagerageza kugusubiza uko ashoboye. Nkabona ko ari umwana ushabutse kandi uzagira iterambere. Aho rero ndetse kubera ko twari abakirisitu, nabonaga korali yarahagurukaga igiye kuririmba, nkabona ahagurutse arayisanze yafashije kandi indirimbo atayizi, ariko nkabona ashaka ko nawe aba umukorali. Tugera ubwo hari utuntu tw'utugoma abakorali bajyaga bavuza, noneho nkabona agashaka cyane, njya kukamukoreshereza akagoma ke. Ubwo rero iyo igihe cyo gusenga cyabaga kigeze, twarajyanaga n'akagoma kagafite, nkabona kazavaho umukorali. Ubwo icyo gihe mu kigero cy'imyaka ingahe? Yari mu kigero cy'imyaka 5-6 gutyo. Yari muto cyane. Seti rero tugiye kuba tuganiraho, uyu ni papa we, ni umwe mu bantu bashutinga filime za Kiramani ndetse na filime ya Nyambo murimo murareba muri iyi minsi. Gusa warabimenye ko ajya ariko ubwo Kiramani na Nyambo nta nubwo bazi. Ndabazi. Ntabwo nabayebereza. Yes, Seti uwo musore ndi kuvuga niwe shooting izo filime, hari n'izindi nyinshi yagiye shootinga, ariko ndagaruka kuri Dreams ya Seti yafashe arayilaunchinga cyangwa se arayipinchinga muri festival, iba iya gatatu muri filime zakunzwe ku isi yose. Ni filime ya pitchinze cyangwa se yashize muri festival hariya mu Bwongereza. Turaza kuhajya, reka tumaze twumve Seti mu mabyiruka y'ubundi, turaza kumugira tugeze tugire kuri Seti w'uyu munsi. Seti kuri iyo myaka, abana hari abataragize amahirwe yo kwiga gardienne ba mbere, ariko abo bose bavutse muri za 2 kuzamura bize gardienne. Seti yize hehe? Seti yabyirutse gardienne zari nkeya, ariko yize hano kuri Yari, hano kuri katedrali ya Yari hari amashuri yigisha neza, kandi hari hafi ku buryo kandi dutuye hano hafi y'umujyi, ku buryo ahageraga adakerewe, ndetse yatantaba ananiwe cyane, akabona igihe cyo gusubira no mu masomo ye. Aza gutsinda neza, aritsindira. Yitsinda primaire aritsindira. Byari binagoye gutsinda? Byari bigoye, ariko aratsinze, atsinda neza, afite umwanya mwiza. Icyo gihe numva yarafite umwanya wa 8, numva ko yari ari hafi. Ubwo rero ajya kwiga aho bita Buhuga hano mu Kivuruga, muri Gakenke. Naho ntabwo ari kure, ahiga cya cyiciro rusange tronkome. Yiga neza, ntabwo yigeze asibira. Ubwo rero arangije tronkome, yaje hano muri Muhabura kwa Manzi na Vitali muri MyPeace. Muri MyPeace. Aho rero niho yize computer. Ariko mbere atari yahitamo ibyo agomba kwiga, hari uburyo tujya tuganira n'abana,
hari ukuntu umubyeyi aba areba abamuzengurutse abaturanyi be, yenda akabona mwarimu, akabona umuganga utaho ngaho, ubundi akaba yavuga ngo akabwira abana be ngo mwige biriya, akabona umwarimu cyangwa umuganga. Ariko njye siko nabibonye, kuko nanjye nashoboye kwiga, niga ku muzungu witwaga Padiri Burugero, ufite ikigo cy'abakanyamigezi gikora amazi n'abafundi mubona muri Kigali. Buriya niho bize. Ubwo yakoreraga hehe? Yakoraga hariya i Muhanga, ariko cyahoze ari komini Nyakabanda. Yaraje agura ubwenegihugu, amaze kubugura yemeza kwigisha urubyiruko ruri aho rwose ikintu cyitwa imyuga. Hari muri 82 nari umunyeshuri. Ntabwo twari twagatekerejwe kuba aho rero uwo muzungu yatwigishaga kenshi kumenya kwihangira imirimo. Atubwira ati hari igihe ukora akazi k'abandi kagira kagahagarara, ariko iyo ushoboye kwihangira umurimo biba byiza cyane. Aho rero nakuze, ubu nize ububaji, niga ubwubatsi, niga ubworozi n'ubuhinzi, gusudira n'amashanyarazi. Ibyo ntitwabyigaga tubikomatanye kandi byari bitarasakara hose. Ubwo rero narabyize ndabimenya, ariko impanuro yagiye aduha aratubwira ati ujye umenya kwihangira imirimo, ubwo buryo bwiza. Nubwo yatwigishaga adusaba kujya kwihangira imirimo, ntabwo atubwira ngo mujye gusaba akazi, yatubwira kujya kwihangira imirimo. Uretse ko natashye ubundi nkaba umucuruzi, kubera ko iwacu bari abacuruzi. Ushobora no gusanga ubundi bicuruza nabyo bihuye n'ubwubatsi cyangwa nabyo bizamo. Unarebye kuri WhatsApp yanjye wari ubona. Ubwo rero nicyo cyatumye ndeba umwana. Buriya abana sinjye mbabwira ngo nimujye muri biriya, ahubwo mbanza kureba ibintu bakunda. Iyo kubagana ibintu akunda kubagana, nabonaga akunda udutelefone, akunda uturadiyo. Nkavuga nti ubwo akunda n'abakorari, uyu mwana ashobora kuvamo umuririmbyi, yaba umuhanzi, mbese nkabona yaba kariyeri ye. Aho rero niho navuze nti igihe twatoranyaga ibyo ashaka kwiga, twaricaye turaganira, ndavuga nti wakwize biriya bintu ko mbona ubikunda. Aramwe ati nanjye nibyo nkunda. Rero umwana uja kumwohereza mu byo ukunda nubwo byaba bitanga umusaruro, ariko kubera ko yabikoze atabishaka akabikora nabi ntizamuha umusaruro. Ariko iyo agiye mu byo ashaka, nubwo byabyinjiza make, yabikora cyane akabibyaza umusaruro. Naho nagendeye rero nsanga arabikunda, muhitiramo ko ajya muri biriya bya kompiyuta. Arangije kwiga hano muri IPC, ajya muri Mashariki kwiga filmmaker. Rero yarahize naho ararangiza, kandi aha yarangije afite amanota meza. Arangije ajya muri Mashariki, kugira ngo ni ikigo kinini, muracyumva murakizi. Yego turakiri Mashariki. Mashariki ni ikigo Kigali. Ariga ararangiza, bamuha na seritifika. Arangije rero arambwira ati rero papa ndangije kwiga, none biragenda bite? Aramubwira nti icyo nshaka ni uko wowe wihangira umurimo. Ni wowe ibitekerezo ni ibyawe, imbaraga ni izanjye. Ibyo rero byamuteye imbaraga, bituma arushaho kwaguka mu mutwe. Hari igihe umuntu agira ibitekerezo, ariko yabazi ko nta mbaraga ziraboneka zo kumufasha, igitekerezo akakiryamisha. Buriya n'abana banjye bose njya babwira nti mugende icyo mubona gishoboka mukinzanire nk'igitekerezo kizima, hanyuma turebe ko twakibyaza umusaruro. Ubwo rero nicyo cyatumye abijyamo. Arambwira ati ubu ngiye gukora amafilime kuko nabyize, kandi numva ngomba kugera kure. Ndamubwira nti tayari nanjye ndahari, ibyo nshoboye nzabigukorera, nawe ibyo ushoboye ubikore. Ubwo rero atangira abijyamo. Tangiye gufotorera inaha, tangira kujya mu makwe, ariko inaha ntiyahatinze, kuko bahise bamubonamo ko ibintu akora impano yayisiza, agafotora, akeditinga, bakabona ibintu byose abikora vuba kandi ku gihe. Nicyo cyatumye bari abagabo bageze kuri ya rwego bamukunda,
baramubwira bati nta nubwo dushaka kuguma mu ntara, turashaka kuza hano kugira ngo uba uri hafi yacu. Ubwo aragenda ajyayo, ubu ari gukorana nabo neza. Njye sindagira amahirwe yo guhura nawe, ariko se umuntu yakwibaza ngo ajya muri Mashariki, kumukurikije no kwizera mwari mufite, imyizere mwari mufite, ntabwo mwavuga ati umwana wacu koko agaducitse arayobye? Kubera ko yari umwana wumvira. Iyo twizeye neza ko inama twamugira agomba kuyumva, ubundi ibintu byose bipfa kare. Iyo umuntu azananirana uba umureba. Ubwo rero yagiyeyo, ariko buri kimwe cyose yaza akambaza, kandi nanjye nkamuha uburenganzira bwo kunyisanzuraho kugira ngo icyo akeneye cyose akimbaze, numve niba ibyo yagiyemo bishobora kuba birimo umutego. Ubwo rero numvise nta kibazo kirimo, ndavuga nti genda, ariko hari aho utagomba kujya urenga. Kuriya kujya mu bintu by'ibiyobyabwenge ntabyemerewe. Ni umukirisitu, kuko nawe ndi umukirisitu. Azika murasa nk'aba-ADP. Nsengera mu itorero ry'ivugurura n'ubugorozi, abenshi batuzi ku Batampera. Yego. Ariko atari ba bandi bakamira inka hasi, batema urutoki, oya, ntabwo ari aho ngaho. Bandi bativuza, batatanga mituweli, ntabwo turi aho ngaho. Batarya umunyu n'isukari n'inyama. Isukari yo mu ruganda ntituyemera. Mbere y'igisheke cy'umwimerere, cyangwa se iva mu biriya biribwa bibyara isukari. Inyama oya, turya tofu. Turya tofu, ikiribwa gikomoka kuri soya. Turanagikora ahubwo. Muri ba bantu bakoresha ibyatsi. Yego. Tuvurisha ibyaremwe. Muvurisha ibyaremwe. Ariko n'imiti yo kwa muganga turayemera. Uretse ko tugenza gake, kuko habamo amaproduwi agukiza, akagira ikindi gishobora kwangiriza. Yego. Tugenza gake. Ati Seti rero azi iyera n'iyiraba, cyangwa azi gutandukanya urumuri n'umwijima, azi icyamubera cyiza n'icyamubera kibi. Tutaragera ahantu kuri festival kugira ngo atangiye kwinjiramo, iyo umuntu arangije muri Mashariki, ni benshi barangijemo, yaba mbere na nyuma ye batagize amahirwe yo kuba babasha gukomeza kugira ngo bagere ku rwego Seti agezeho kuri uyu munsi wa none. Nk'umubyeyi we, noneho akimara kurangiza, wenda birashoboka ko umuntu arangiza akeneye computer machine, umuntu ariho narabyize, umuntu akarangiza akeneye wenda iyo kamera. Ubushobozi bw'ibanze urumva yari ngewe, kubera ko nari mpari, kandi mubwira nti icyo wumva ushoboye umbwire. Ariko bitavuze ko yenda n'udafite umubyeyi atagira icyo gitekerezo ngo agire uwo akereka. Ushobora no kumanza gukora abandi. Ushobora kubanza gukorera abandi. Ushobora kugira igitekerezo ukakereka umuntu. Buriya hari abantu bafite amafaranga ariko batazi akazi aho kari, ku buryo amafaranga ashobora kuryama, ariko umwe azanye igitekerezo undi akazana amafaranga, bakuzuzanya. Rero niyo mba ntashoboye kumukorera ibyo, yashoboraga gukorera abandi nyuma yaho, kubera ko abishaka akaba yakomeza niba agashaka ibyo, ariko nari mpari. Nta mpungenge wari ufite yo kuvuga ngo nsoya amafaranga agiye kumugurira, niba ari we wamuguriye kamera cyangwa se mashini? Ni ukuvuga ngo ingana ndabimukorera, ariko nawe ambera intwari. Igikoresho cya mbere tukiguze, akora akazi vuba vuba, kugeza ubwo agenda nawe ashyiramo imbaraga agura ibindi bikoresho. Urumva ko rero yambereye intwari, ntabwo yambereye ikirumbo. Ahora ibintu icyizere ko afite intambwe nziza. Mbere y'uko amurika ingana ndabimukorera, ariko nawe ambera intwari. Igikoresho cya mbere tukiguze, akora akazi vuba vuba, kugeza ubwo agenda nawe ashyiramo imbaraga agura ibindi bikoresho. Urumva ko rero yambereye intwari, ntabwo yambereye ikirumbo. Ahora ibintu icyizere ko afite intambwe nziza. Mbere y'uko amurika iyi filime cyangwa se ayishyira muri festival, ni ukuvuga ngo festival ni filime umuntu akora mu ncamakeya, akayohereza mu bigo bigiye bitandukanye ashaka zihatana mu marushanwa. Kuri ubu amakuru dufite
naje kumenya nuko yakoze filime ifite umunota umwe hafi n'amasegonda 50 akaja kuyishyira muri festival y'Abongereza ikaza gutsinda ari ya gatatu. Iyi nkuru yabagezeho muyakira mute mukibyumva? Ntekeza ko n'ubu ngubu wenda bikiri nk'inzozi. Icyo ni cya kindi abanyarwanda bavuze ngo amata yabyaye amavuta. Ni ukuvuga ngo twumvise ko ya kariyeri ye koko arimo neza, twarabyishimiye ku rwego rushimishije kandi twiteguye n'ubundi kumuguma inyuma kugira ngo atazasubira inyuma. Gusa yabanje bikora yitonze, nyuma yaho aratubwira ati biri gutsinda. Turavuga ati courage, kubera ko yabigiyemo tubishaka nawe abishaka. Urumva ni nko kwirukana umusozi, kuri umusozi utiruka ni kariyeri ariruka. Aho rero twarishimye cyane kandi dutegereje ko hari icyo bizabyara cyiza cyane. Ugeze urebye aho bigeze, iyo bamaze gupicinga hariya bamaze kuyifata filime, icyo gisigaye ni ukongera mugahatana bakaguhereza uburyo bw'ubushobozi. Amafaranga haraza ari mu madolari aba ari menshi cyane, ntabwo biri kujyayo ni online, wenda hari igihe kigera hari ukuntu biba bimeze. Ni ukuvuga ngo abari ku cyapa hariya kuri table kubona filime y'umunyarwanda rero yafishe hariya ya seti ko n'Abongereza baraviviye mu mafilime arenze 100 cyangwa se 1000 baba bakiriye. Ni ikintu kiba gikomeye cyane. Kundi dusanzwe tuzi filime z'urugambo cyane mu Rwanda, abantu bakicara bakaganira nk'uko turi kuganira, ariko nicyo bita action, uburyo umuntu aza agakora ibikorwa imbere yawe, ibimenyetso akoze bikabikwereka ubutumwa atambukije. Ese rero uyu munsi wa none kuba ari muri Kigali, uri muri Musanze, ubutangiye kumufata gute? Ntangiye kumufata nk'umuntu wo muri kapitali. Wavuye Muhanga ugana amajyaruguru, yego abana baratangiye kuva amajyaruguru bagana Kigali. Urumva twatangiye urugendo kandi rurakomeje, kandi twizeye ko tuzagera kure. Buriya yego ni Kigali ndahazi, kubera ko nakoze umurimo w'ubucuruzi sinahayoberwa, ariko ubwo yagezeyo binyereka ko arimo neza, afite umurongo mwiza. Kandi buriya kwiga bihoraho, buriya nibwo ari kwiga neza. Iyo wageze ahantu hakurusha ubushobozi bituma waguka mu ntekerezo, ariko iyo uri ahantu hatazamuye ubushobozi bituma intekerezo zawe ziguma hamwe. Aho rero biramukizera. Uyu Seti turi kuganiraho, umuntu yakwibaza ati Seti mu kigero cy'imyaka ingahe? Nuko wasanga ari n'umusaza. Seti yari mu kigero cy'imyaka 24. Urumva ni umusore uringaniye, ariko kubera ko umwana ahora ari umwana ku mubyeyi, ndacyamufata nk'akana gatoya, kugira ngo nkomeze musunike ajye imbere. Alright, cyane ko twicaye kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, nimwe mu mahoteli meza cyane, afite ubushobozi bwo kwakira ubukwe 3 ku munsi, bafite ubushobozi bwo kwakira amanama ageze muri 5 ku munsi, mu byumba bigiye bitandukanye ndetse n'amasara atandukanye. Bafite restaurant na bar, bafite jardin nziza. Iyo uhitegeye cyangwa se uhicaye uba wumva mu bapadiri barimo barasenga, uba wumva mbese uguwe neza, n'ahantu heza cyane. Ni hagati ya Kiliziya Katolika, Katedrali ya Ruhengeri ndetse na stade ubworoherane y'akarere ka Musanze ku muhanda uzamuka mu Kinigi. Mu bagani bafite service nziza. Turi kumwe na Lipia Restaurant iri mu mujyi rwagati wa Musanze, hafi na ADPR Muhoza. Genda bateka neza, baba bafite buri munsi, bagenda bahinduranya ibyo kurya bitewe n'umunsi. Turi kumwe na Bosco Design yambika abasore muri Goyiko. Turi kumwe na Teacher Shop yambika abakobwa, akorera muri Goyiko floor ya 5. Numwe mu bapapa bagezweho kandi bahorana imyenda myiza cyane. Twari tukiri kuganira ku ruganda rwa sinema. Papa Seti, wenda tugize amahirwe yo kukugerukaho, wowe ubwawe kariyeri wakuriyemo cyangwa se umunsi wa none ukora mu nzozi zawe wakoze, yumva ariyo yaba ariyo kariyeri uyu munsi wicayemo? Ni ukuvuga ngo nakuze nize ibyo bintu nakubwiye, nize ku muzungu, ariko ntashye ndabirambika. Bivuze ngo ubwo ihererekanya umurage ryanjemo ry'ababyeyi, ngewe njya mu bucuruzi, na n'uyu munsi nibyo bikunze kubamo. Ndabikunda kandi numva ntacyo bintwaye.
tukiri aho ngaruke kuri seti gatoya, iyo umuntu yinjiye muri uru ruganda ntabwo habura igisanda cy'abandi bantu abiraga cyangwa se yagera mu gati akabarebamo mwese ati ariko twakina aka kantu kakakunda. Muri abo bantu bavukana n'uwo witaye nta muntu yigeze agerageza kuba yamushyira muri ruganda rwa sinema? Mu nama nkunze kumugira njya mugira iyo nama, nubwira rero niba uri muri uru ruganda ukwiriye gukurura barumuna bawe kugira ngo mukore itimu, kuko burya ngo abishyizamo nta kibananira. Icyo gitekerezo kirahari, barumuna be barakiga, ariko afite umugambi wo kuba yabakurura n'ubundi akabajyana muri ibi ngibi, n'ubu bikazajya bituma bakora ari ikipe, kandi ikipe idashobora guhemukirana kuko ari abavandimwe. Icyo nacyo ni cyiza cyane, ntibubakamo uko bwije n'uko bukeye. Sindano nasomye muri byango akaga gatewe na mwene so kakakubeho, kuko biragatsindwa nta burya abantu bavukana niyo bashwanye bihuriza iyo ngiyo. Yego, cyane ko bafite n'umuhuza, babahuye ku bintu byinshi cyane, kuko umwe yanditse imyenda undi aramwanurira. Iyo barakanije ntabwo baba bameze nk'abantu hanze buri wese aratahuka n'undi ukwe. Uti nakuze kariyeri yanjye mbagiye mu gisekuru mbakingiyemo, uyu munsi wa none urubyiruko tukurera yaba abakobwa n'abahungu ku isoko hano hanze uri kubabona utukurikije nuko mwagiye mubyiruka biratandukanye cyane. Twebwe twabyirutse tubona umuntu mukuru turuta, hari n'ubwo ujya umusuhuza ukumva ntakumvise, ariko twebwe twabyirutse twumvira uwitwa umubyeyi wese, kuko hari n'igihe nabonaga n'umubyeyi utari papa nkaba numva nasanga mu ikosa ari bumpane, nkaba niteguye kumwumvira unduta wese nkamwumvira. Ariko uyu munsi kubera yenda ikinyejana tugezemo ntihari iterambere cyari ukujijuka cyane, birashoboka, ariko twebwe igihe twakuremo hari icyo bita umuco na kirazira. Umunsi rero umuco na kirazira biri kugenda bicogora. Barantumaga bakambwira bati nutinda aya macandwe duciye ku gatika nakama urapfa, abifata nk'ihame. Ariko uyu munsi ubibwiye uwo mwana yabwato yaturiyese akaryamaye. Ariko nicyo kinyejana tugezemo, nta kundi byagenda uretse ko kwigisha bihoraho, bagomba gukomeza bakabigisha, ababyeyi bakabigisha, ariko twebwe twakuze mu kinyejana kigaragara ko kigifite umuco. Tugana ku musozo, hari ubutumwa wahereza bagenzi ba seti natwe twese turimo, ukavuga uti bana banjye icyo mbahanuyeho ni iki, kandi icyo mbimbashe iki gihugu kibifuzaho natwe cy'ababyeyi tubifuzaho ni iki ngiki, kugira ngo dusoze ikiganiro. Murakoze cyane. Reka mbanze mbwira ababyeyi bose bamenye ko bafite inshingano yo kubyara kandi bakanarera, kuko ubyaye umwana akaba inzererezi, akaba inkomyi ku gihugu, ntabwo byaba ari byiza, ntabwo waba uri umubyeyi mwiza. Gusa buriya hari n'igihe yenda umwana ananirana ariko nta kutagize n'igihugu kikaba kibibona, ariko iyo ubyaye umwana ntumwiteho ngo utekereze ngo azabaho gute, nabyo ntabwo ari byiza. Ababyeyi rero bose banyumva cyangwa bazambona n'abazanyumva bagerageze kwita ku bana kugira ngo bagire imibereho myiza, bumve ko ari inshingano yabo kubabyara, kubarera, kubigisha, kubavuza, buri kimwe cyose. Ikindi ku rubyiruko, nubwo tugeze mu kinyejana kigaragara ko kigoye, ariko umuco ntukwiriye gucika. Umwana akwiriye kumvira ababyeyi, cyane ko ababyeyi baba bafite inararibonye y'ibyo banyuzemo, bakwiriye gutega amatwi ababyeyi bakabigisha, ntibabone bashaje ngo batekereze ko nta bitekerezo bizima bafite, ahubwo bakwiye kubatega amatwi, bamara kubaganiriza bagahitamo mu byo bababwiye nabo bashyizeho akabo. Si byiza ko babagira inama ngo bagende gutyo gusa badashyizeho akabo, ahubwo bajye batega amatwi ababyeyi, namara kubatega amatwi bumva ibyo bababwiye babiyungura, bavuga ngo
ibi ngibi nanjye ndongeraho ibi byanjye ubundi ntubake igitekerezo. Rero abana bakwiriye kumva no kumvira, kuko kumva ni kimwe, kumvira ni ikindi. Umwana ashobora kukwitaba, kumuhamagara akakwitaba, ariko wamubwira atakora icyo wamubwiye akaba yakumvishe ariko atakumviye. Aho rero ndasaba abana ko bajya bumva ababyeyi kandi bagahindukira bakanabumva.